ubundi hari ikintu kinsetsa cya mbere mu buzima bwanjye, ugasanga umudamu ahantu hasa neza, bafite amaspray atera mu nzu, inzu yarayitaka indabyo haba mu nzu cyangwa hanze, ariko wamureba mu nzu ukatuvuga ati uriya muntu ni utaha muri iriya nzu. Hakaba hari undi mudamu ubona mu nzira buriya asa neza, yiteye make-up, yambaye imyenda myiza, mbese muri rusange uvuga ati uriya mudamu asa neza, ariko wagera ahantu ataha ugasanga urukweto ruri mu ntebe, isahani iri mu ntebe, indobo iri muri salo, mbese muri rusange salo imeze nk'iy'abasazi, cyangwa ahantu aba ntahakorera isuku, ugasanga imirayi muri salo yaratondagiye, ugasanga hanze haheruka gukuburwa muri 50, ubundi ugasanga umudamu mu buzima bwe bwose ibanga n'icyo yibagiwe, ugasanga akantu karakomye mu rugo rwe, ugasanga ikintu cye cyose abonye, yaba ku mugabo we yaba kuki, arirukanka katajya kubikibwira runaka. Ikindi kintu mana yanjye nshaka ko tugomba gusiga muri uyu mwaka, abadamu baba bumva ko bateze amakiriro ku bagabo b'abandi, ukumva ko papa runaka ari uzaguha amafaranga kandi uri umudamu usize umugabo wawe mu rugo. Ese umugabo wawe niyo atabashoboye kugwa cya gitenge cyangwa rwa rukweto cyangwa ya mavuta, ubwakwe kitakigurira. Ngo ikaze ku gicumbi cy'ubwiza n'ibiri mishyashya, nongeye nitwa Kisa Edouce. Niba ukunda kwambara neza, niba ukunda gusa neza, ikigeretse kuri ibyo ukaba ukunda gukora amafaranga cyangwa ushaka gukorera amafaranga, ndagushishikariza rero gukora subscribe, urangiza ugakanda kuri ako kazugira kari ku ruhande kugira ngo igihe cyose na uploadinze video zajye ubona aka notification. Sinahwema rero gushimira wowe udahwema kunshyigikira uko bwije nuko bukeye, sharinga video zanjye, like, comment. Imana mwijiri kumere umugisha. Guys, rero nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza of course, kandi nawe utameze neza Imana mwijiri kumera neza. Mbaza ngo rero uyu munsi tugiye kuganira ibintu bimwe na bimwe dukora bitari byiza tugomba gusiga muri uyu mwaka wa 2025 kugira ngo 2026 uzatubere umwaka mwiza. Wa mugani nkuko njya bivuga, natwe ku mpera z'umwaka wa 2026 tukicara hasi tukavuga ati reka twigurire akantu twarakoze. Rero ibi bintu ugomba kubisiga muri uyu mwaka wa mudamu. Ibi bintu ugomba kubisiga muri uyu mwaka wa mudamu. Reka nongere mbisubiremo. Ntujye kure rero ndaje tutangira video ya. Guys, rero nkuko abanye kuri title cyangwa babyumishye muri introduction, uyu munsi tugiye kuganira ku bintu abadamu tugomba gusiga muri uyu mwaka wa 2025. Umva, turi mu mpera z'umwaka wa 2025, rero hari ibintu tutagomba kwambukana muri 2026 tugomba gusiga muri uyu mwaka. Muri iki gihe cy'impera z'umwaka, izi video ndi kubakorera abantu menshi muri kumva ati zirimo zirabafasha. Rero ndizera ko iyi video iri bubafashe. Utu tugeso uko ari tungahe ngiye kubabwira, nushaka udusige unadusezere muri 2025 ubwe tumva ngiye kwinjira muri 2026 ndi umuntu mushyashya. Tudatinze, ikintu cya mbere yo mudamu ugomba gusiga muri 2025 ni uguhumura nabi. Guhumura nabi. Aho ariho hose umudamu agomba kurangwa n'isuku. Aho ariho hose umudamu agomba kurangwa no kwiyitaho. Dufite ibice bibiri by'abadamu. Sinzi ahantu wowe uherereye. Nimba udaherereye muri ibyo bice, umva ni amahire, icara hasi uvuge ati wow Mana warakoze kuko uri umudamu umva uri umudamu w'indashyikirwa. Ariko nusanga uri muri bino bice bibiri by'aba badamu ngiye kukubwira, wicare hasi ushaka ikintu cyo gukora. Umudamu wa mbere ni umudamu uba ahantu heza, ahagirira isuku, ahashyira inzu yitatse indabo, usanga afite amaspray atera mu nzu kugira ngo ihumure, usanga hanze igipanga haharuye akubura buri mu gitondo. Mva reka mbabwire, wa mudamu ushobora no gukuraho kwegura intebe ugasanga munsi y'intebe harasa neza. Urumva, uwo ni umudamu wa mbere. Ariko wamureba mu muhanda uko ameze, uko asa, ukavuga ati byanga bikundura mudamu ntago ari utaha muri iriya nzu. Kubera iki? Kubera ko ku mubiri we nuko nyine mbese muri rusange uko yita ku nzu ntago ariko we yiyitaho. Icyo kintu uwo ni umudamu wa mbere. Umudamu wa kabiri, undi ushobora kusura umutunguye, wagera muri salo ye ugasanga harajagaraye, urukweto ruri hari, isogisi riri hariya, isahani iri mu ntebe,
ku meza ntajya yandurura, meza aheruka guhanagurwa kera, ugasanga mbese muri rusange ahantu aba umva wagira ngo haba abasazi. Ariko wamubona mu nzira ukabona n'umudamu ufite fresher, ukavuga tura mudamu ndifuza kumera nkawe. Ariko umva ugeze ahantu wahita utanga kuvuga ati no muntu ntago ari we mbonye, ntago ari we muntu twari turi kumwe utaha ahantu hameze gutya. Abo rero ni abadamu babiri. Abadamu aho kugira ngo use neza uba ahantu habi, no kugira ngo use nabi uba ahantu heza, ibyo byose nta kintu na kimwe bimaze. Nimba uzi kuri umudamu umva gira isuku ahantu hose, wowe ku mubiri wawe ndetse naho utaha. Ibyo byose ni isuku igomba kutureba nk'abadamu. Rero ikindi kintu navuga nko ku mubiri cyane cyane nk'abadamu, mwiyiteho, twiyiteho tugaragare neza. Ese runaka kukiyitaho kandi nta n'ikintu na kimwe akurusha. Wikumva ko kwitaho hari abantu byagenewe bacyusa, abandi bose nibo bagomba kwiyitaho, wowe urasigara iki? Uri umugabo tubimenye. Rero isuku aba ari kuranga. Ikindi abadamu bagira umwanda, ugasanga isutiya yambaye amezi 2 atarayifura. Ugiye nakira nk'umukiriya w'umudamu, kuko abenshi ngengera n'abadamu, yakipima ishati yayikura ukatuyitahana ku kanya ukatujya kuyifura kubera icyunzwe. Ni kangahe navuze akarore niko kagura 2500, ama body spray kagura amafaranga makeya. Kuko wagerageje byibuza mu mafaranga yawe makeya ukagerageza ugahumura kimwe na muri iki gihe ama oil perfume, ama oil yo kwitera yarahendutse. Usanga ahantu hose bacuruza ama oil yo kwitera kugira ngo umuntu arushe guhumura neza. Ama body spray yarahari, ama roll, ugasanga umuntu akuyemo ishati hano mu kwa. Mana yanjye, ukatuvuga ati ni umudamu cyangwa. Ariko sinakirengagiza ko yuko hari umuntu humurana bitewe n'indwara afite. Ariko ndakeka ko iyo ndwara kwa muganga hari iyo ndwara hari kwa muganga bayivura. Akaba hari uwundi uvuga ati ngewe nambara amakanzu cyangwa nambara amajipo, agira kora imwe ayambara guhera kuwa mbere kugera ku cyumweru. Umva yakura mu mwenda ukatuvuga ati mana yanjye, ahantu hashobora kuba hari umuntu wambaye inkweto ziri kunuka. Kubera iki? Kubera wa mudamu umva akuyemo yakora ayifura rimwe mu cyumweru, ayambara buri munsi. Tugerageze nimba uzi kwambara kora byibuza iyo shati buretse kuyigura, iyo jipo buretse kuyigura, iyo pantaro cyangwa iyo kanzu ugire byibuza nkakora nk'eshanu, uzajya usimburana. Ariko se ufite kora imwe uyambaye icyumweru utayifura, uba wumva uzahumura neza koko mwababyeyi? Rero tugerageze duhumure neza pe. Hari ibintu byabigenewe ugomba kwitaho mu buzima bwawe bwose bwa buri munsi. Wowe mudamu, isuku yawe yo ku mubiri ndetse n'isuku yaho, kuko usanga ahantu hari umwanya munini cyane. Nawe ubwawe wiyiteho, we kujya ujya mu bantu ngo bakuryanirane inzara, usanga icyunzwe cyakurenze, usange hari hasi ntabwo ari guhumura neza. Narabe babwiye nababyigishije utuntu ugomba gukora kugira ngo urusheho guhumura neza. Iki kintu tugitinzeho kubera ko pe hari igihe mbona umudamu aje narebe ukuntu ameze. Bana yanjye, byibuza gerageza uba ahantu hagirira isuku n'isuku yawe we ku mubiri wawe. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba gusiga muri uyu mwaka, ikintu cyo guhumura nabi, ikintu cy'isuku nkeya. Ikintu cya kabiri nakubwira ugomba gusiga muri uyu mwaka wa 2025, we mudamu, umudamu utagira ibanga, umudamu uvuga, umudamu udashobora nawe ubwe kwibikira ibanga. Umva iki kintu bita kutagira ibanga ugomba kugisiga muri uyu mwaka wa 2025. Reka mbabwire, we mudamu uzi ko ufite ikibazo, urugero umugabo wawe ntabwo mubanye neza, ariko ugasanga karitsiye yose irabizi. Ni ukubera iki? Umugabo mwaraye mutonganye cyangwa umugabo mwaraye mukozanyijeho, niko nabyita. Urabyutse mu gitondo feri ya mbere ugiye kubibwira umuturanyi wawe, cyangwa ugiye kubibwira umuntu kwa runaka. Wa muturanyi wawe nawe ntabwo yabyihanganira, arajya guhaha muri karitsiye, ahasanga umudamu ngo uzi ko kwa runaka baraye barwanya, uzi ko runaka uriya mugore n'umugabo we batumvikana. Ngiye buriya ikintu cya mbere kijya kincanga mu buzima bwanjye, n'ahantu abantu bakura ngo uriya ira famille ntabwo yumvikana. Biba byarabagezeho bite?
ko ibintu nimba uri umudamu ukagirana ikibazo n'umugabo wawe mubikemurira mu cyumba cyanyu, undi mugenzi wawe ajya kubimenya gute? Umuntu utigiriye ibanga, mana yanjye, umuntu iyo utigiriye ibanga uzi ko mugenzi wawe azari kugirira. Rero ikintu bita ibanga, nimba uhuye n'ikibazo icara hasi ugikemurane we n'uwo mubana. Nimba ugize ikibazo, nimba cyanakurenze, nta handi hantu narabibabwiye, nta handi hantu undi muntu wari wese wakuganga azagukemura ikibazo, undi muntu wari wese uzabwira ngo azakuhumuriza, nta handi hantu usibye gusenga. Narabibabwiye, ku Mana niho ugenda ukarira agahinda kawe kose, amarira yawe yose ukayasuka hasi, ubundi ugataha wumva umutima wawe unyuzwe ukeye. Naho kuvuga ngo ugiye kurira runaka, ngo urahamagara runaka, ngo umva ngo uzi ngo none wa mugabo ngo yatashye yasinze, ngo umva ngo none wa mugabo yankubise urushyi. Mana yanjye, aho ngaho ibaze noneho kubyuka mu gitondo ugasanga karitsiye yose irabizi kurwana n'umugabo, ko mutumvikana, ko umugabo wawe asambana, ko umugabo wagiye. Ibaze noneho umudamu utinyuka akajya kuvuga ati uriya mugabo wanjye arasambana, akabibwira undi mudamu mugenzi we. Nawe rero ntaritindana ahita avuga ati mva nacikamwe, ngiye kubibwira runaka. Umva uzi ko umugabo wa runaka asambana, ajya amuca inyuma. Iyo ngeso yo kutabika ibanga twebwe abadamu tugomba kwisiga muri 2025. Nakubwiye ngo utigiriye ibanga na undi muntu wari kugirira pe. Nimba urugo rwawe ruri mu bibazo, icara hasi usenge. Icara hasi usenge. Nimba ufite na mama wawe umuhamagara ubimubwira, ari ku muturanyi wawe cyangwa inshuti yawe urajya kuyibwira iki. Ugasanga noneho ikindi kintu kintangaza, ugasanga wowe uri umudamu ufite inshuti y'umukobwa, umukobwa utarashaka, ariko umukobwa utarashaka azi iby'urugo rwawe byose. Umugabo watahasanga umugabo wawe anywa inzoga akaza akagukubita, nta wundi yagukubise uhamagara wa mukobwa w'umunshuti wawe. Umukobwa w'umunshuti wawe umuhamagara kugira ngo agufashe. Aze se abwira umugabo wawe ngo ntukajye umukubita, aze se ngajye umva. Umudamu utayigirira ibanga, mana yanjye, sinzi. Ikindi kintu tugomba gusiga muri uyu mwaka wa 2025 abadamu ni kwiyandarika. Nabivuga gutyo, kwiyandarika nshaka kuvuga ni wa mudamu, ndashaka kunenga wa mudamu cyangwa babadamu bateze amaronko ku bagabo babandi. Ugasanga ndi mama Fabrice nkundana na Papa Claude. Papa Claude bumva azakumarira iki? Byari gembo n'ibintu nkumva birandenze, nkumva ndagufata nkakubita, nkumva ngufata nkakuniga. Ukumva umudamu nta kindi ateze, ategeze amakiriro kwa Papa Claude, kandi afite umugabo, afite Papa Fabrice mu nzu, ariko ingeso y'ubusambanyi yarakubase. Ubu koko Papa Claude kagusohokana akakugurira iyo firiti, akakugurira umuceri, akakugurira iyo fanta, wabisabye Papa Fabrice yabikwima? Ese nimba Papa Fabrice yabikwima, wowe ubwawe kubyigurira ntago, wowe ubwawe kubyigurira byakunanira? Ugasanga bakujyanye muri lodge isasheho amashuka, ukaryama ku mashuka y'umweru, kandi iwawe amashuka aruzuye y'umweru meza, kandi wanakisasira igitanda cyawe ukagitaka neza, warangiza ukakiryamamo ukumva uranyuzwe. Ariko kubera ingeso ugiye kuryama mu gitanda cyo muri lodge, none aho bibera akaga. Kugera ndi kuba umugabo wawe yagufashe akagufatana na wa mugabo wundi mwajyanye, umugabo wawe araguta na wa mugabo mwajyanye akaguta, ugasanga urandagaye, nta kindi kintu. Ugasanga urandagaye, umva ubuze byose nk'ingata imennye. Nimba ari uko umugani bawuca simbizi, ubuze byose nk'ingata imennye. Ubuze umugabo wawe, ubuze na wa undi mujya kuryama, kandi mu by'ukuri nta kintu na kimwe wabuze. Ese niyo waba warakibuze, kubera icyo utiga kwigira? Kuki wumva ko umugabo runaka, umusore runaka ari we uzaguha ikintu wowe ubwawe kubera icyo utakigira? Abadamu rero dufite iyo ngeso yo kuvuga ngo nteza amakiriro ku bagabo cyangwa abakobwa. Nteza amakiriro ku bagabo, uriya mugabo niwe ngiye kwikundishwaho, nimba nzajya nkenera 5 umugabo wanjye yabinyimye azajya bima.
ese uba wumva naguha 5 naguha 10 ejo akakugurira ayo mavuta cyangwa akagusukisha, uba wumva bizarangira kujya ayakoherereza cyangwa hari ahandi hantu bizarangirira? Ese iyo utekereje aho handi bizarangirira, uba wumva aho hantu bizarangirira bizakugwa neza cyangwa bizaguhesha amahoro? Umva, ikintu bita ingeso y'ubusambanyi hari abadamu bayigira, ntabwo navuga ngo ntabayigira, hari abadamu bayigira pe. Ukumva umudamu muraganiye akakubwira ati mva kiriya kigabo nzagikura. Ibaze ufite umugore, ufite umugabo, ariko uri kubwira mugenzi wawe turiya mugabo nzamukura, uzi ko ufite umugabo. Ikintu waburiye ku mugabo wawe, ikintu ubwawe utiguriye, icyo kintu cyihoreye nta nubwo kibaho, nta kibaho pe. Ikintu waburiye ku mugabo wawe, ikintu wowe ubwawe utiguriye, nta kintu, icyo ntabwo kibaho, cyihorere cyo kwirirwa kigutesha umutwe. Kane tugiye kuvugaho, nimba uzi kuri umudamu udashaka kwigira, haranira kwigira muri 2026. Umudamu ushaka iterambere, udashaka gutera imbere, wirirwa wicaye mu mutwe nta kintu na kimwe atekereza, atazi ngo nzahaguruka mu rugo nkore gutya, ese bizagenda ute muri business ya wowe ubwawe ukaba wumva ugomba kwicara hariya ukarya ukanywa, waragize ukareba agafilime kawe, ugakira ukajya mu buriri ukaryama ukiyorosa. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, cyumweru kikarangira, uba muri ubwo buzima, uba wumva ejo hawe hazaza bizagenda gute? Rega nta wamenya. Ushobora kuvuga ngo ngiye mfite umugabo ahembwa amafaranga runaka, ngiye nta kibazo na kimwe mfite, nshaka no kwiteza, urumva? Ariko ibintu birahinduka. Umugabo wawe ashobora kugira ute, bashobora kumusezerera ku kazi, noneho mukaburabura. Uzi umugore n'umugabo bicaye mu rugo, nta kintu na kimwe bafite, nta mafaranga, nta byo kurya, none bafite abana bari kubareba, bararyana. Ikindi, ushobora kwiringira umugabo wawe ukavuga ati umugabo wanjye afite akafaranga, umugabo wanjye bimeze gutya na gutya, ejo bundi n'urugero agapfa, ugasigara uri umupfakazi, ugasanga ubuzima buragucanza. Aho rero ni hahandi utufata ingeso yo ujya mu bagabo, kujya baguha amafaranga, urira abo bana, ubishyurire ayo minerivare. Rero buriya ikintu cya mbere kigira umugore, buriya abagabo nibo ba mbere baba bari confidence yabo, bavuga ati ngomba kwigira uko byagenda kose. Buriya biransitsa cyane ukuntu umusore akura avuga ati ngomba kwigira, nkazashaka mfite inzu, nkazashaka mfite amafaranga ya nayo, kugira ngo umugore wanjye nzazana inzara itazamwica. Kubera iki tuba twumva ko kwigira ari iby'abagabo, twebwe abadamu tutakigira? Ubundi ukwigira kw'abadamu ubibona neza iyo umugabo wawe agize ikibazo, apfuye cyangwa bamwirukanye ku kazi, cyangwa business yararimo ihombye. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo wa mudamu we, nimba utajya gutekereza ikintu cyo kwigira muri 2024, gitekereze 2025. Ikindi kintu cya gatanu ugomba gusiga muri 2025 ni inshuti mbi. Icyo kintu mora nkivuga, inshuti mbi buriya nta terambere. Ufite inshuti mbi nta terambere wageraho, kuko inshuti mbi urayigira, nta nama yakugira ngo byibuza ngo ikubwire tisha umva ndabona ino business irimo iragenda, reka tube dufunguye kandi gashami. Inshuti mbi ntiyakubwira ngo iriya business dufungure business, byibuza dushiremo aya mafaranga turarebe ko twatera imbere natwe nk'abandi badamu. Reka ahubwo inshuti mbi ni twa dufaranga wakoreye cyangwa wasevinze, ikubwira ngo tuzane natwe tuturye, n'ubundi nta myaka ijana. Iyo ni inshuti mbi. Inshuti mbi ni ya yindi itagize ikintu na kimwe izakugezaho mu buzima bwawe bwose. Ari wa wundi nababwiye ukuzanira utugambo two muri quartier, ari wa wundi ukubwira ati umva uhora uguca intege, mana kikirani rwose cyihorere, ntago wagishobora. Atari ko runaka yatangira business wabonye ari n'iminsi 3 yamazemo ntiyahise ahomba, ati rero ati rwose njyewe genda ubishoremo, ibyo birakureba, amafaranga yawe azaye. Agahora guca intege. Umva ikintu cyose ugerageje kumubwira akakubwira ko kidakunda, iyo ni inshuti mbi.
rero inshuti nziza ugomba kwimuka kujyana muri 2026 ni ya nshuti kugata ishora hari, ni ya nshuti ubwira business ikakugata oya kama mbaye ibi bintu tugomba kubikora byakanga byakunda. Iyo ni inshuti nziza. Inshuti nziza ikwerekeza, ikwereka amarembo cyangwa ikwereka inzira y'iterambere. Iterambere ikwereka inzira yo kwigira, ikwereka inzira yawe y'iterambere. Hari igihe njya nicara nkumva nanjye ubwanjye nashimira, hari abantu nashimira kandi koko byanga bikunda nzabashimira. Urumva ku buryo ki umuntu akubwira umugatisha ndi gutekereza gufungura ka business atariko ndikona byanze, akakugata ariko byangiye he, atahubwo mu gitondo ze kuzinduka tujye gushaka amakuru y'ira business, ugasanga umuntu ashaka kumva ko uhora uri gukora, kumva kuri ushaka nyine gukora ku mafaranga nk'abandi bantu. Ubundi buriya iyo umuntu atafite amafaranga agira n'agahinda kenshi ko mu mutima, ngira ngo murabizi abada. Yo ubonye runaka yaguze igitenge ukaba umaze imyaka 3 utaragura igitenge, umva hari igihe ugenda kwiheba ukavuga ati mana se ngiye nzagura igitenge bigenze guse ndumu, ugasanga ibibazo byinshi bikoze mu mutwe. Rero 2026 zige kwigira uzagira inshuti nziza zagufasha kugera ku iterambere ryawe. Rero tugiye gusorezaho cyanyuma kibipfundikira ni ukwikunda. Wikumva ko uzakunda mugenzi wawe utikunda. Urukundo rutangira muri wowe, ntabwo wajya guha urukundo umuntu wowe utikunda wowe ubwawe. Icyo kintu ugomba gutekereza wewe mudamu. Kwikunda rero harimo ibintu byinshi bitandukanye. Harimo kwiyitaho, hariho kwiyitaho ku mubiri ndetse n'imbere, hariho kwiyitaho ku mubiri inyuma ndetse n'imbere, hariho kwiyitaho mu buryo bwose bushoboka, gusenga, mbese muri rusange ukikunda, kuvuga ati mpana rwose ugomba kwikunda mu buryo bwose bwo bwose. Ntago waha urukundo nkuko narindi kubabwira, ntago waha urukundo umuntu wowe utabanje kwikunda. Rero banza wikunde, wibwira amagambo meza, wikumva ko hari abantu bintu bimwe nyine nawe ubwawe hari igihe umuntu aba atikunda agahora yicinege. Muzi ko hari abantu bahora bicinege mu buzima bwabo, akumva ko nta kintu ashoboye, akumva ko runaka ari we ugishoboye, akumva ko hari ibintu byagenewe abantu runaka we bitazamugeraho, akumva ko ari hasi y'abantu bose, ku buryo no kwinjira ahantu hari abandi bantu bimunanira pe, akavuga ati mana yanjye koko ubu ndinjira hariya biragenda gute, ubu ndinjira hari abarambona gute, ukuntu ngaragara, ukuntu nteye. Ugasanga mu buzima bwe bwose ahora yica intege, ahora yicinagite mu mana yanjye koko ubu koko nshoboye iki, ku buryo nawe ubwawe wamubaza ati se mu by'ukuri ati none kangatisha wazaje tukajyana ahantu mu nama y'abagore ko hari ibintu tuzahungukira, ngo ubusumu ngiye nahatunguka gute, ubusumu ngo nzambara iki, ubusumu tinsago tetibira tigenda wowe ufite umwanya biriya ni wewe byaremewe. Mana yanjye ibyo bintu ndabisanga, kumva umugore wihebye, kumva umugore ubwe wicinege. Ngiye mu buzima bwanjye nkunda kumva ko ibintu byose nanjye nabishobora. Nkunda kwiyumvisha ko nimba runaka aba mu nzu ya kadastere nanjye nzayibamo, nimba runaka afite imodoka nanjye nzayigira, nimba runaka ari mwiza nanjye ndi mwiza. Rero ikintu cyo kwikunda tugerageze, ikintu cyo kutikunda tugerageze tugisige muri 2025. 2026 yambukana urukundo, wikunde wowe ubwawe. Nabibabwiye utikunze nta wundi muntu wagukunda. Guys rero nizeye ko ino video ibafashije, nubwo nyivuze ntari narakaye, ariko ndabizi ko hari ikintu bafashije. Itu tuntu tuzagufasha uko ari 6 nudusiga muri uyu mwaka 2026. Nabibwiye tugomba kuba dufite intego. Rero intego zawe nta kindi zizagufasha ntuko ibintu byose uzabihanagura ukavuga ati noneho ngewe ngomba kuba ngewe mushya muri 2026. Bizagufasha pe, ibi bintu bizagufasha. Ndabona nshaka kuzajya mbabwira kuri video cyane zivuga kuri bino bintu by'abadamu, imibereho n'ibiki. Umwaka utaha mbafite video mana yanjye sinzizi nanjye narabibabwiye, nanditse kuri YouTube nabo ati mumbwire video mushaka ko nzajya mbakorera umwaka utaha. Ubu ndimo ndafilima byibuza nka video nzabaha mu kwa mbere, natangiye kuzifilimaho, ariko inoza zanyu nizo nshaka, comment zanyu nizo nshaka, video ushaka ko nzakora mu mwaka utaha. Ubu nibwo nangiye kuzifilima.
nanjye kuzikorera nyine kuzikorera ama video kwa ko mu kwa mbere nshaka kuzahugaho gatoya. Muri uko guhuga rero simbona uko nzajya nkora video, niyo mpamvu navuze ati reka nangire byanga bikunda nsigaje muri uko kwa 12 havuye iyi video nshagaje nko kwa video imwe cyangwa ebyiri. Rero izindi ndimo ndakora nukuzikorera 2026 tuzatangirana n'ingamba nshya, ibintu bijyanye na makeup tugomba kubimenya, gusa neza, kwambara neza, business. Mana yanjye uyu mwaka 2026 mbafite video nziza pe. Rero mureke dusoreze video y'umunsi. Gusaba nuku liking no video mbere na mbere y'ibindi byose, liking no video nurangiza ukore shares. Usharinge kandi ndashimira abantu mukora shares kuko banajya bambwiye ati mva nunaka niwe wamaye link yawe ngo ndebe ibiganiro byawe birafasha, numva nanjye ndishimye. Umva abo bantu nawe ndashaka kuzabashakira ibihembo mu minsi iri imbere. Ikindi kintu nakubwira muri comment andika muvuge ati hari ibintu ngomba gusiga muri 2025. Andika muti hari ibintu ngomba gusiga muri 2025. Iyo message yanditse nawe tutangira kwitekerezaho. Nico kintu nabonye kizajya kidufasha. Nimba urebye no video ukayirangiza, andika muri comment uvuge ati hari ibintu ngomba gusiga muri 2025 byakanga byakunda. Ako kanya iyo yanditse tuvuga ati ira comment nanditse irakomeye. Reka mzigeho. Rero musigize comment, musigure file rwa comment kandi mujye munsabira umugisha pe. Nkunda gusabirwa umugisha bana yanjye. Ikindi mujye munyereka ko munkunda, mujye mumuta message ati cyusa ndagukunda, cyusa agatima, ibintu nk'izo message ndazikunda cyangwa izo comment ndazikunda. Guys rero sinakwibagirwa kukubwira ko nkukunda nubwo nawe unkunda. Abantu benshi barayingira ati cyusa ndagukunda, nanjye ndagukunda pe, ndagukunda ntabwo nakanga umuntu ntarabona ngewe mu buzima bwanjye. Rero ikindi ntabwo nakwibagirwa kubabwira ko nambika neza abadamu, nambika neza abakobwa, waba wambara ijipo, waba wambara ipantaro, waba wambara ishati, waba wambara amakoti, amakanzu. Mana yanjye nimutarambahira baracikamwe pe. Rero nkorera muri Tropical Plaza, ni inyubako iherereye imbere ya TDMR. Uhageze wamamagara kuri iyo nimero, kandi nawe muntu undeba kuri Cyusa Edouce ukaburangiye utaratunga nimero yanjye warahombye cyane. Muri iyi minsi turi kuganira ibintu byiza ku ma status, umva buri munsi ko byanga bikunda Imana ninshoboza mu guhera ku itariki ya mbere nzatangira kujya mbahereza amagambo meza duhumuriza, amagambo meza dufasha, nyine aduha imbaraga kuri status. Urumva rero nimba utaratunga nimero yanjye warahombye. Iyo nimero nyandikiraho umbwete Cyusa saving ino nimero kujyanyemo na status za ako kanya mpita mbikora. Ikindi nkora delivery ku bantu bari mu ntara ndetse ni Kigali babuze umwanya wo kuza guhaha. Umva ngira imyenda myiza pe, umuntu utaramahira nawe yarahomye. Kandi sinakwema gushimira wowe wamahiye nawe ugenda ukanzanira abakiriya, nuko Imana imambere umugisha mwese. Rero ikindi urikira kuri social media zanjye arizo Instagram ni Cyusa Edouce, postinga ibintu bijyanye n'imyenda, ariko nababwiye ngo umwaka utaha 2026 mfite ama projet menshi ngomba kujya nshisha kuri Instagram yanjye no kuri TikTok yanjye twa Fashion with Edouce. Reka nyandike Fashion with Edouce, genda ukore follow kuko nzajya nshishaho utu video dufite iminota 3. Byanga bikunda igihe na uploadinze video ya YouTube nzajya postinga na video yo kuri TikTok y'iminota 3. Twigisha ibintu bigiye bitandukanye, tuzigamo makeup, tuziga kwambara neza, tuziga business, inama zigiye zitandukanye muri ubu buzima turimo twebwe abadamu, kugira ngo turusheho kubaho mu buzima bwiza buzira ubwigunge, buzira kumva ko hari ikintu tudashoboye mu buzima bwacu. Rero guys mugende following aho hose Cyusa Edouce, Fashion with Edouce, na TikTok posting aho ibintu bijyanye na business ni Cyusa Edouce. Ndabakunda cyane rero, mureke tsana mu video ta. Bye.